Abantu bavukiye mu cyaro, tureba abantu bavukiye mu cyaro batavuye uzi ko ari be. Abantu bavukiye mu cyaro, reka mbibutse mwacanye, abantu bebe bacanye barimo bahushe mu ziko ngo reka mbibutse wafataga urukwi rumwe rutumye ukarushyira hagati y'izumye rukaka rufinina, ariko amaherezo rukagira gute? Rukaka. Meri wacu yabyibutse. Natwe twirirwa kuri iyi si yadukaranze, yadusekuye, abo bosi yakujeho, abo Sofia zafotoye, abaraburije, abo byacanze, abahombeye aho abandi bungukiye. Mbese uyu mubumbu uba wadukaranze tukagera bugufi bwaya ahangaha. Nubwo waje wumva nta gatege haba mu mwuka no mu mubiri, ariko iyo wahageze ukubitana na batatu bafashwe na shiduka wagize gute? Wafashwe. Niyo mpamvu wandikiye Abaheburayo yavuze ngo uko iyo minsi mibi irushaho kubasatira, aba ariko muzakumbura guterana Kristo bahumbeze. Bwati muhaguruke tubyine, n'ejo bundi narahagurutse. Mutere haleluya, muracyaziharaye. Tubyine ati mubyine mwaje mwari. Neza ukibaza ko imbere ya data ko wizanye nkizana uraza kunsirikana ngo bigende. Neno kubaririmbye, haleluya baririmbye, haleluya kuba nabakunze. Hari korali duheruka gukuvurira igikondo, sinzona ibonye hano. Imana ibaho umugisha Musamariya mwiza. Urumva ni itegeko ngo umuririmbyi aririmbe yerekana 30 nayo yose, ni itegeko. Neno hari umuririmbyi, ariko ntago ari abahano nabo muri Cameroon, hari umuririmbyi uririmba ukibaza tuzanja mwijuru kureba bari tuzanja. Uyu muntu arimo arajyayo, arimo aravayo, tuzanja kureba. Neno akahita abona boss wamwambuye arinjiye, akahita wanze kumurihira amashuri, tuzanja kureba bari. Oya, ariko ntago ari abahano, nabo muri Argentine. Uri kubyumva neza? Ni itegeko ngo umuririmbyi aririmbe yishimye, ase n'ibyo aririmba. Akaburisha shirindera ntumbaze, ntago ari abahano, nabo muri Amerika ndi kwivugira. Bintu nibidakizwa cyangwa ubu mukoboye. Bibiri ivuga umwana w'umusore witwa Yosefu. Bibiri avuga ngo yari umusore mwiza kandi w'uburanga, igashyiraho akadomo. Ariko Yosefu yubahishije Imana kugera imbere ya muka Potifari. Urumva muhungu we? Kugera imbere ya muka Potifari. Murumva mwabasore mwe muri none nabari ahangaha muka Potifari. Hari amagore muri Bibiliya batagira amazina, ba muka, nta zina rye ribamo. Uzatinye muka utagira izina. Urumva ntuza we? Muka Herode nta zina. Undi n'abagore b'abakoboyi biriza Rudomo kariburi. Abasore mwe muri hano mwaza biganza mwabana bato nk'abasengera, ndabasenge Imana ibarinde bamuka. Imana ibabarinde. Uziteka Yosefu yakoresheje imbere ya kiriya cyaha
cyitwa gusambana, muka Potifari ari kumwataka. Mwebwe mugira ngo byabaye urya munsi amufata imyenda. Njye ubu nta meri ifite, ubu wowe ujya uhamagara ngo ma njye nakuye ma ukazadabibwira. Ubwo rero wowe umufite ujya umugurira igitenge buri kwezi ntuyabone, umuteteshe ko twe twakwiyeho twabuze abo dutetesha. Ariko ubu ni biziye iki? Mukunda ababyeyi banyu, sibyo? Mubiteho mwebwe mukibafite, ko twe twakuyeho dukenera abo twita ngo papa pa, kandi wowe ujya uhamagara ngo pa. Yewe mbega ukuntu byaba biryoshye, papa pa. Kandi ubu umwana wanjye ntazigera amenya nyirakuru, nta na sekuru. Reba umuntu ahagaze kuri kontwari avuga ngo mpa akaginga. Ubwo se umuntu unyweye akaginga ahinduka iki koko? Warize ukarangiza amashuri yawe ugakubita university warangiza ukajya kugura kuma. Rero hari utwo nabonye hariya gogos bapfunduza bike to akakubita rawundi makahita yikunkumura ati kageze. Arakora, Yesu aracyakora humura, uva ku musingi arakora, no guhimvanya arakora, Yesu aracyakora humura, arakora, gace arakora, arakugarura kuruma, Yesu aracyakora humura, gace agukura ukaba pastor. Iyo byeme arakora ukabasha no kuri niki uwo mwenda wambaye warajyubwira umucuruzi ngo umwenda nitwa Filipo arawuguha. Abana ejo bundi nibajya ku ishuri bazajyana boroderi ziriho iki? Umuriro waseka bakawuguha kasha. Imana igira gute? Nanjye mununga ibiganza we ngo nayo yongere guhera inyuma iguhe kiba kasha. Kandi yo muri abakene abana bawe barabadiha, bakwinjira barira nawe ukabadiha, undi muba mujya ukabongera umubabaro. Niyo mpamvu igipangu twabagamo na madamu bazaga kubahemba, baba bafite iminsi mikuru indi miryango bakabatumira, ariko twe ntibadutumire. Madamu akahita ajya mu nzu n'abana bakikingira, nanjye nkaba ntarasa. Bana banjye barabakubitaga simvuge, kuko wibeshya ukavuga nyiri igipangu yakwirukana. Kandi iyo tujya gukodesha amezi 2 uravumiriya. Igihe urimo ni icyo guceceka, wisakuza, ntawe utera imbabazi. Muri mu gihe cyo kubyara ntihagire ukujya, kandi ntuturakarire iyemeye kutemwa. Wipfana abantu ngo ntawagusuye wabyaye. Muri twari wigeza gutera inda, vumiriya. Ngo nararwaye nta wangezeho, hari ugushinzwe. Harivuga ngo ni njyewe ukomeretsa, ni nanjye womora. Nabisomye muri Bibiliya. Itakomoye ntawe ushobora kukomora. Icyakoze igihe iyo kigeze ikoresha abantu baba mbese bakagenda bakomora ibintu iba yaragiye kujomba by'ibisu. Nene yari iri gusekura, rero nta n'uwahuhaho.
ubu abana banjye nibwo nabo ndi kubomora ibikomere. Ndakizwa nakira agakiza, Imana indindira mu gakiza, indindira ku bana. Mara imyaka 7 ndi umukristo ngangika ku muhanda, sinari mfite iyonge. Imana indindira agakiza. Imana izi kugira gute? Nabyibikuramo. Imana ishingira izuba riva, imyaka 10 y'umubabaro irasunika. Ayoboye icyumba ati gake, abaye umudiyakonati, abaye mwarimu ati gake, abaye pasiteri ati gake, aguze imodokari ati gake, yubatse kadasiteri ya miliyoni 100 ati gake. Imana irabikora bigenda neza. Ubu nanjye ndi muri icyo gipangu, ubu mfite n'umusekirite, ndahagera ati jambo bose, avuga ati we bari ku nijye watera isari kwera agafungura nkinjira nka parike. Subwo araririye ndera yambo ya marine. Ubundi hari ibintu bigeze nko kuri 3 bituma Imana iturinda kandi katurinda twabigezemo. Njya nibaza ni ukubera iki. Rero gase hariya ndi kugura inkweto, umuntu atubese urazisize, ndamubwira ati ndazisize nari nakerewe. Ahita ambwira ngo ambara wigendere, ubuzigiji nzambariye musanzwe se naceceka bikavamo se. Ntago naceceka ngo bikure. Zaburi nshya. Umuvuga ngo kagira inkuru. Madame aherutse kumbwira ati sheri uzane ranjeti. Sinari nzi ranjeti rero icyari cyo. Ngira ngo ni ibindi biryo kuko yari yatangiye kurya. Anumye arahinduye, avuye kuri serelake ageze kuri ranjeti. Ariko nkumva ko byanze bikunze nta handi ndi buyigurire ari muri alimentation. Baravuga ati kandi gaho ninjiye pasiteri nzahuke. Ubwo nanjye ntanihagarara nyine ati maranjeti. Rero mbona kuna giteruye, mbona kiraremereye. Nero siba baramerekeje, sinjye wabonye ngera mu modoka bakibitero nese shori ntoki muri envelope, nkuramo cya kinumva cyarase. Mwana wanjye agiye kurya ryamabuye ko numva iki kintu kire pfunduye, sanga ni twa dupapuro bamuhanaguza turimo amazi. Ya ndavuga ati ranjeti ni ranjeti koko. Kandi tugenda tuyibona uko bwije nuko bukeye, nta kiji baduteza. Igihe babona ko isoni zigiye kudukora, aho ngaho ni Imana imanukira. Igihe babona ko byarangiye, aho ni Imana yiheshereza icyubahiro. Igihe barusinya bakavuga ati aho ku nyanja turabafite, mwatsa amagare dutirike tubamare, nta handi nzira iri. Aho ngaho ni Imana imanukira mu nyanja igacamo inzira bakambukaho ku butaka bwo. Hari abantu bari bafite ibibazo imbere yabo bimeze nk'inyanja ku buryo na n'uyu munsi wabashije uko babinyuzemo nta busobanuro babona. Barakubwira gusa ngo Imana iratwambukije. Ifarashi no yari ihetse yabikungumuriye mu nyanja, byagenze guteze ati twe cyo tuvuga gusa yatwambukije. Mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, subiza intege mu bugingo bwe. Ishyimbo ye n'inkoni nibyo bimuhumuriza. Ndagusengeye data kujya imbere afite ishyimbo n'inkoni. Ndagusengeye iyi nkoni niyo kugenda isekura mbese ibintu by'ibisega by'ibidumbaza bitwitambitse imbere. Noneho ishyimbo niyo kugenda itugarura isubiza udutama mu zindi. Ikitwicaza hasi ibirayi, ikitwicaza si ukwambara neza, ikitwicaza si ukurira indege n'amaviza. Ikitwicaje ahangaha ntabwo ari ukubaka amazu n'amayetaje. Ikitwicaje ni uko umunsi umwe tuzabana n'Imana. Ariko haleluya, ababyumvisha Imana ibaha umugisha. Ikitwicaje aha kuko niba ari amazu yagucuruza wunguke wibubyete
ubone amafaranga ujye muri banki uguze baguha amafaranga wubaka inzu. Ibyo by'inzu nyongera muri uru rugendo turimo tujya mu ijuru. Icyabera duharanira nuko iyi si tuzesiga tukabana n'Imana iteka.